aka kanya nagira ngo banze nshimire abo twakoranaga muri biro cyane cyane ko bihutiye kwakira ibaruwa n'abandikiye nsezera ku mwanya w'ubuyobozi bwa Sena. Mu masaha y'umugoroba yo kuwa 8 Ukuboza umwaka wa 2022 nibwo ibaruwa y'ubwegure bw'ari perezida wa Sena Dr. Iyamuremye Augustin yagiye hanze. Muri ibaruwa yandikiye Sena yavuze ko yeguye ku mwanya wa perezida wa Sena ndetse no kuba umusenateri kubera impamvu z'uburwayi, akaba agiye gufata umwanya wo kwivuza bitabangamiye inshingano yari afite. Dr. Iyamuremye yaboneyeho gushimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda na bagenzi be bakoranye. Ati mboneyeho kongera gushimira perezida wa Repubulika icyizere ntagereranywa atahwemye kungaragariza. Namwe basenateri nongeye kubashimira ko mwantoye kandi mutigeze muntererana muri izi nshingano zitoroshye. Aho naba naragize intege nke si ku bushake bwanjye, mbisabira imbabazi kandi mbijeje ko ntazigere niyumvamo ko nacyuye igihe. Mu ntege nke zanjye zose nzakomeza kwitangira igihugu. Dr. Iyamuremye ni umunyapolitiki umazemo igihe kinini cyane, dore ko yakoreye leta nyinshi kandi zose azikorera neza. Ariko nk'umunyapolitike ntabwo nabahisha ko maze igihe ndwaye. Indwara ni indwara itandura. Reka turebere hamwe iby'ingenzi byaranze urugendo rwe. Dr. Iyamuremye yavukiye Ishyanda Isave uri mu karere ka Gisagara, avuka tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 1946. Afite abana batatu n'abuzukuru babiri. Yashakanye na Regina Sindikubwabo, umukobwa wa Theodore Sindikubwabo wabaye perezida wa Repubulika nyuma y'urupfu rwa Habyarimana Juvenal. Ni umwe mu banyarwanda bake bize hambere kandi bakigira i Burayi. Amashuri abanza yize hagati y'1953 n'1959 Isave. Amashuri yisumbuye ayiga hagati y'1960 n'1967 Kabgayi n'Isave. Mu mashuri ya kaminuza yizinoza bumenyi hagati y'1968 n'1969 mu Bubiligi. Yize kandi veterinary medicine mu 1971, akora inoza bumenyi muri microbiology muri kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa mu ishami ry'ubuvuzi. Dr. Iyamuremye Augustin akirangiza amashuri yahise agaruka mu Rwanda, nuko ajya kuyobora laboratoire ya kaminuza y'u Rwanda. Iyo mirimo akayifatanya no kwigisha muri kaminuza nkuru y'igihugu. Iyo akubwira amateka yo muri kaminuza yibuka abantu bakomeye yigishije barimo wabaye perezida w'u Burundi Sylvestre Ntaryamira wapfanye na Habyarimana mu ndege imwe ubwo bari bavuye mu nama yari yabereye Arusha muri Tanzania mu 1994. Yigishije kandi bamwe mu bazwi muri politiki y'u Rwanda barimo Celestin Kabanda, Kayitare Innocent wabaye depite n'abandi. Dr. Iyamuremye yakoze imirimo itandukanye nko mu 1977 yari umuyobozi wa laboratoire ya kaminuza y'u Rwanda. Mu 1984 kugera muri 1990 yari umuyobozi w'ikaragiro rya Nyabisindu. Mu Kuboza muri 1990 kugeza 92 yabaye perefe wa Gitarama, naho muri Kamena 92 kugeza muri Mata 94 yari umuyobozi w'ibiro by'iperereza. Hagati y'94 n'98 yari minisitiri w'ubuhinzi, umwanya yavuye hajya kuba minisitiri w'itangazamakuru. No mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2003 yari umudepite mu nteko ishinga amategeko. Kuva muri 2004 yabaye umusenateri kugeza muri 2011. Urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe yayoboye kuva muri 2012 kugeza muri 2015, aho yavuye ajya kuyobora ihuriro ry'inama y'inararibonye mu Rwanda. Mu mwaka wa 2019 nibwo yatorewe kuba perezida wa Sena. Dr. Iyamuremye wari umukwe wa Sindikubwabo Theodore yigeze kubwira itangazamakuru ko mu bintu bimubabaza ari uburyo Sebukwe yijendetse mu byaha bya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yagize ati cyambabaje nibuka nkumva amarira ni data bukwe, yarangije nabo ubuzima bwe. Ubundi yari umusaza w'imfura cyane, ariko yasoje nabo ubuzima bwe. Baramushutse bamugira perezida. Leta yiyobora jenoside birambabaza cyane iyo mbyibutse. Ni byiza ko abantu batekereza neza iherezo ryabo, kuko igikorwa kimwe kibi cya nyuma gishobora gusibanganya ibyiza byinshi wakoze. Asobanura uburyo yagiye kuyobora urwego rw'iperereza rw'igihugu uvuye ku kuba perefe, yagize ati ubundi abaperefe bashyirwagaho na MRND kandi bizeye. Amashyaka agiyeho bategetse ko buri wese ajya kuyobora iwabo, kuko hari ibintu by'irondabwoko n'irondaakarere. Niba umuntu yaravukiye Gisenyi akajya kuyobora Igisenyi cyangwa akayobora Igitarama kuko ariho yavukiye. Ubwo nanjye nagombaga kujya kuyobora Butare kuko ariho iwacu, ariko i Butare hari amashyaka abiri akomeye ariyo PSD na MDR. Hanyuma PSD yumvikana MDR. Perefe wa PSD bamushyira Kibungo kuko ntabwo PSD yari hagarariwe muri Kibungo. PR nayo ifata Butare. Nge rero niko nagiye mu iperereza kuko nari nizewe n'uwari wagizwe minisitiri w'intebe kuko twari tuziranye kandi twariganye. Dr. Iyamuremye ubundi akunda gukora siporo yo kugenda n'amaguru.
nubwo bwose ageze mu zabukuru mbere yajyaga muri gym ndetse agakunda no koga natation. Ni umukristo wo muri Gatolika ariko avuga ko atari umuhezanguni mu myemerere. Dr Iyamuremye avuga ko afite byinshi byamushimishije mu buzima bwe, ariko avuga ko yanezerewe bidasanzwe ubwo babyaraga umwana w'umukobwa ari nawe muhererezi. Avuga ko uyu mwana bamubyaye nyuma y'abahungu babiri kandi ngo hari haciyeho imyaka 8. Yagize ati aka kana turagakunda cyane. Dr Iyamuremye yageze muri Sena ahawe inshingano na Perezida wa Repubulika. Murakoze rero. Ntabwo twabonaga yuko hari ibibazo, ariko kuba mufashe icyemezo nyakubahwa Perezida n'ibyo gushimirwa, cyane cyane nk'umuntu w'inararibonye muri politiki y'iki gihugu, mu buyobozi bw'iki gihugu. Nagira ngo mbashimire rwose kuri ibyo, ariko nk'uko nabivuze kubashima ntabwo ari ukuvuga ngo tubashimanye ibyishimo, ni ukuvuga ngo ni ukubyumva gusa. Twakoranye neza cyane cyane nkanjye wari unayoboye komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu. Twagiye dukorana bya hafi na hafi na biro ya Sena yari ayoboye, atugira inama kuri byinshi afatanyije n'abo bayoboranaga muri biro. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi bw'amatungo veterinary doctor. Sena igizwe n'abasenateri 26 bamara manda y'imyaka 5 yongererwa rimwe gusa, kandi nibura 30% bagomba kuba ari abagore. Muri bo 12 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu. 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika n'abandi bashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Ni mu gihe umwe atorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi muri za kaminuza mu mashuri makuru bya leta, mu gihe undi atorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mu mashuri makuru yigenga. Abakuru b'ibihugu barangije neza manda yabo cyangwa basezeye ku bushake bwabo, iyo babisabye bajya muri Sena nk'uko biteganywa n'ingingo ya 80 y'itegeko nshinga, kandi bo nta manda bagira. Ingingo ya 13 y'itegeko ngenga nomero 0718 OR ryo kuwa 8 z'ukwa 9 2018 rigenga imikorere ya Sena igena ko mu gihe umusenateri washyizweho yeguye apfuye cyangwa se avanywe ku mirimo n'icyemezo cy'urukiko cyangwa agize impamvu imubuza burundu kurangiza inshingano ze, igihe cya manda gisigaye kingana nibura n'umwaka umwe, urwego rwamushyizeho nirwo rugena umusimbura. Umusenateri mushya utowe cyangwa ushyizweho arangiza igice cya manda ye gisigaye cy'uwo yasimbuye. Ingingo ya 20 y'itegeko rigenga umutwe wa Sena iteganya ko mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye ku munsi Sena yemeje ko biro yose, babiri cyangwa umwe mu bagize biro ya Sena bavuye burundu mu mirimo yabo, inama igamije gusimbura abagize biro yose, babiri cyangwa umwe mu bagize biro ya Sena itumizwa kandi ikanayoborwa na Perezida wa Repubulika ari nawe uyoboye iryo tora. Utorewe gusimbura uvuye muri biro arangiza manda y'uwasimbuye. Mwambyumviye rero, ntaho ibyo ibinyamakuru by'umwihariko ibyandikirwa muri Kongo byandika bivuga ko Dr Iyamuremye yeguye ku mpamvu zo kudashyigikira politiki y'abanyarwanda yo gushyigikira M23, ntaho bihuriye, dore ko na leta y'u Rwanda ihakana uruhare rwayo mu gihugu cya Kongo, ko ntaho ihuriye n'ibibazo bera muri Kongo, ko ibibazo by'abakongomani ari by'abakongomani ku giti cyabo. Ntaho rero bihuriye. Yeguye ku mpamvu ze bwite by'umwihariko zijyanye n'uburwayi kugira ngo abone uko yivuza. Nguko kuri rero mugira amahoro n'amahirwe.